Uku niko byari byifashe kuri uyu munsi ku rukiko rwa gisirikare ruherereye i Kanombe mu mujyi wa Kigali. Ni urubanza ruregwamo abasivili 20 barimo Rugaju Rigani, Mucyo Anta, Ishimwe Rikari ndetse na Mugisha Frank Jangwani. Sabo gusa kuko ruregwamo n'abarimo abofisiye ba RDF ndetse na RCS. Ku rukiko hari hateraniye abantu benshi barimo abo mu miryango y'abakekwa, inshuti zabo, abanyamakuru bari baje gukurikirana iburanishwa kwifungwa n'ifungurwa ry'aba bantu. Gusa igitangaje n'ukuntu mu rubanza babanje kuvuga imyirondoro ya Rigani, bavuga ko yavukiye muri Kongo akaba afite abana 3. Gusa Rigani yabateye twatsi arabihakana. Ese koko Rugaju Rigani yaba afite abana 3 nkuko yabejejwe kuri uwo munsi ubwo yari ari mu rukiko, aho yari arimo abazwa ibyaha birimo no gukoresha nabi amafaranga y'ikipe ya APR FC? Kuri icyo gihe ari mu rukiko nibwo yabajijwe ati, imyirondoro yawe igaragaza ko ufite abana 3, ese urabyemera? Rugaju Rigani ati, muramenye njyewe nta bana ngira. Ikibazo abantu benshi bari kwibaza bati, ese Rigani yaba yarihakanye abana be cyangwa ni systeme y'irangamimerere yaba yaramubeshyeye? Ariko se systeme y'irangamimerere nayo ishobora kubeshya? Ababizi muraza kutubwira. Kandi abakunzi ba Rugaju Rigani, mujye mwibuka gusengera uyu muvandimwe abashe gusohoka mu bihe bitoroshye arimo. Nanone kandi hashize iminsi mike ikibazo cya Lorenzo Christian Musangamfura bivugwa ko yirukanishijwe na Rugaju Rigani, kwiyumva nk'umusesenguzi wa mbere mu Rwanda. Bivugwa ko barwanye bakaba barirukanye Lorenzo ngo kandi bose bakoze amakosa. Ibi biri kuvugisha abanyarwanda benshi. Ikaze mu kiganiro aho twaguteguriye amateka ya Rugaju Rigani mugiye kugezwaho na Plava. Igaze. Chiko Rugaju yakanye abana be 3. Oyasha. Unbelievable. Biki? It's horrible. Uyu ni Rugaju Rigani, umunyamakuru ukomeye cyane, ufite igikundiro gihambaye kuvana i Kigali kugeza mu bice byose by'igihugu ndetse no hanze yacyo. Nubwo kandi umwanya we hafi ya wose amariya mu kumva, gusoma no kureba ibijyanye n'umupira, ariko burya ngo mu byakora byose nk'undi musore wese basagura n'umwanya wo kureshya inkumi cyangwa se gutereta. Kubazi neza n'abakurikirana Rugaju Rigani mu biganiro akora, bamushinja kuvuga cyane no kwihara ijambo kuruta abo bari kumwe. By'umwihariko iyo bigeze kujya impaka, biba bigoye ko hari undi wamurusha ijambo. Ariko nyamara kuri we ibyo ni imbusane, kuko ahubwo buriya ngaba yavuze amagambo make cyane bitewe n'ibintu byinshi abafite mu mutwe we. No kuvuga biramwita byinshi aba yavuze, umwanya afata avuga mwita akaba yihari ijambo, kuko ari nagatonyanga mu nyanja k'ibyo akaba yavuga. No umunyamakuru w'umuhanga mu buryo budashidikanywaho, by'umwihariko mu busesenguzi, kuko yasobanura ibintu na tekiniki zo mu kibuga, anyuzamo akanatanga ingero nyinshi kandi zitandukanye kugira ngo buri wese asobanukirwe. Akananyuzamo agatebya, agashyiramo na slang zigezweho kugira ngo ajyane n'urubyiruko. Ariko kandi akanashyiramo akantu ka maturité kugira ngo n'abakuze bamwisangemo. Ibyo byose rirahuza bituma uryoherwa n'ibyo ari kuvuga, ukumva utahaga kumwumva, bigatuma rirakundwa n'abantu b'ingeri zose. Bwa mbere mu mateka y'igikombe cy'isi, bwa mbere ikipe ya Afurika muri kimwe cya kabiri. Ku rutonde ashyirwa ku myanya y'imbere cyane mu banyamakuru ba siporo b'abahanga, ariko kandi banakunzwe cyane. Hahandi ajya no kuri stade abantu bakamwuzuraho buri wese ashaka kumukoraho, ku buryo biba ngombwa yuko hitabazwa inzego z'umutekano kabone uko asohoka muri stade. Urwo rukundo rero yerekwa n'abantu ngo rumuhisomo kandi rukamusigira n'umukoro wo kurushaho gushima Imana no kwicisha bugufi. Ntiyigire igitangaza kuko abizi neza ko ibyo byose umuntu abigeraho bigashira ndetse bikanarangira umuntu apfuye. Ariko se mu by'ukuri Rugaju Rigani ni muntu ki? Amateka ye kuva avutse kugeza uyu munsi n'ayandi? Iki gikundiro kirenze ukwemera afite gikomoka he? Afite inkuru nyinshi zo kumubaraho kandi n'ahandi hizeweho kuzumvira uretse hano kuri Plava TV. Nanjye ni Plava, mwayikaze. Ikaze nanone mu kiganiro cyacu kandi cyanyu, turi kuganira kuri Rugaju Rigani. Ubundi amazina ye nyakuri yiswe n'ababyeyi n'Indayishimiye Rigani, ariko ibyo si benshi bari babizi. Rugaju ni izina rya se umubyara, ubwo rigahita rihinduka izina ry'umuryango. Abiwawe bose baryongera ku mazina yabo. Niyo mpamvu rero yahisemo gukoresha Rugaju kuri radio aho kuba Ndayishimiye. Nuko ngo ari ryo rigufi kandi rivugitse neza, yewe renihuze. Rigani rero yabonye izuba mu mwaka wa 1993, avukira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Iminembwe. Gusa afite nk'umwaka umwe baje kwimukira mu yindi quartier ahitwaga mu Bibango, aho muri Kongo. N'ubundi avuka mu muryango w'abana 7, abahungu 4 n'abakobwa 3. Rigani akaba wa 4 muri bo. Papa we yitwaga Rugaju Manase, yitabye Imana mu mwaka wa 2008, naho nyina yitwa Sifa waracyariho. Umuryango wa Rigani bitewe no gushakisha ubuzima bagiye bajya ahantu hatandukanye mu bice bitandukanye by'isi, kuko nk'ubwo mama wabo hamwe n'abana 2 bato baba muri Canada, mu gihe undi mukuru wa Rigani aba muri Kenya, undi akaba i Kinshasa, mu gihe Rigani n'abandi bavandimwe be 2 bari naha mu Rwanda.
gusa mbere yuko bose bakura ngo batatane bari hamwe. Reka ngusubize inyuma mu mateka tubyinjiremo gutya. Mu mwaka wa 1998 yari afite imyaka 5 ari kumwe n'umuryango we baje kwimukira mu Rwanda, bahita baza gutura mu Gatsata mu mujyi wa Kigali. Yavuye muri Kongo ataratangira kwiga, akigera mu Rwanda rero yahise atangira urugendo rwo gushaka ubumenyi binyuze mu mashuri. Amashuri abanza yigiye kuri École Primaire de Gatsata, aharangiriza imyaka 6. Akora ikizamini cya leta aragitsinda, ayisumbuye yakomereje muri École de Gisenyi Inyemeramihigo. Ahiga umwaka umwe ahita ari classe, akomereza i Kayonza aho yarangirije icyiciro rusange ndabara troncome. Yatsinze ikizamini cya leta yoherezwa kwiga muri Kristo wa Inyanza, yahize ibijyanye n'indimi. Iyo section yize yitwaga EKK cyangwa se Ikinyarwanda, Icyongereza ari Igiswahili. Aha niho yasoreje yisumbuye, abona Bruce imwemerera kwiga muri kaminuza y'u Rwanda mu ishami ry'uburezi. Mu mwaka wa 2016 nibwo yasoje amasomo ye ya kaminuza. Nyuma yo kurangiza kwiga, icyari gikurikiyeho no gushakisha imibereho no gushaka amafaranga. Rigani yagerageje gukora ibintu byinshi mu rwego rwo guhiga icyamubeshaho mu buzima bwa Kigali. Aho yahereye rero nta handi ni mu itangazamakuru. N'ubundi yari yaryinjiyemo akiga muri kaminuza, kuko mu mwaka wa 2014 nibwo bwa mbere yatangiye gukora kuri radio, aho yakoraga kuri Flash FM. Yakoze amezi 3 ahita hava aza kuri Contact FM, aho yasanze abanyamakuru nka Chita na Mugenzi Faustinho banakoranya kuri Contact FM. Yakoze umwaka umwe gusa, ariko nyuma za gufata umwanzuro wo guhagarika itangazamakuru akajya gushakira ubuzima handi, kuko nta mafaranga yaribonagamo. Mu mwaka wa 2017 Rigani yimukiye muri Kenya, amara y'umwaka umwe. Mu kwezi kwa 8 muri 2018 yagarutse mu Rwanda, noneho yinjira mu itangazamakuru ahavuga ko ari bwasa nk'uwatangiye mu buryo bugaragara bwa nyabwo nk'umunyamwuga kandi unahembwa. Icyo gihe yaraje kuri Radio 1 mu kiganiro cya Task Food cyakorwaga na Rugimbana Theogene na Rutamu Elijowe. Rigani rero yari yaje azanywe na Rugimbana ngasimbure Rutamu wari wimukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika igota amasimbi. Mu mwaka wa 2021 Rigani yashwanye na Rugimbana wari waramuzanye, akaba ari na boss we, biza kumuviramo kwirukanwa kuri Radio 1. Nyuma yaho rero yaje kubona andi mahirwe yo kwerekeza ku kigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA cyangwa se Rwanda Broadcasting Agency. Kuva mu kwa 5 ku itariki 5 mwaka wa 2021 yari umukozi wa radio na televiziyo by'u Rwanda mu biganiro bitandukanye bya sport. Mu ncamake urwo n'urugendo rwa Rugaju Rigani kuva avutse kugeza uyu munsi, ariko mbikubwiye mu buryo buvunaguye kugira ngo banze umenye ngo ni muntu ki. Ariko nanone ndaje tubyinjiremo neza akantu kandi mu buryo burambuye. Nkuko nabikubwiye haruguru, papa wa Rigani yitabye Imana mu mwaka wa 2008. Icyo gihe ubuzima bwari bugoye cyane, kuko nyina yaragiye kurera abana 7 wenyine muri uyu mujyi wa Kigali, kandi na mikoro yari make. Kubarera bose wenyine ntibyashobokaga. Nibwo rero nyina yafashe umwanzuro wo kohereza Rigani kwa nyirakuru. Abari hakurira arirwa na nyirakuru na sekuru. Uyu nyirakuru yamwitayeho cyane bishoboka cyane, amutoza gusenga, amwigisha ko nta kintu na kimwe kibaho cyane n'amasengesho. Barakundanaga cyane ku buryo ngo nyirakuru yiyumvaga ijwi rya Rigani ngo niyo yabaga asinzira yahitaga akanguka, cyangwa se akamuvugisha ari mu bitotsi ariko akamuvugisha. Uyu munsi rero uyu mukecuru yitabaga Imana. Rugaju Rigani yarababaye cyane, ndetse ngo kiri mu bihe bimwe byamubabaje bikamutera agahinda mu buzima bwe bwose. Ngo umunsi apfa Rugaju Rigani ubwe yigiriye kuri morgue aho umurambo we wari uruhukiye, yinjiramo ajya kumureba. Ngo yaratarizera ko yapfuye rwose, yaramwegereye ashyira amatwi ku mutima we yumva ntugitera. Ubundi uyu mukecuru yumvaga ijwi rya Rigani niyo yabaga asinzira yahitaga akanguka akamuvugisha. Ariko kuri iyi nshuro Rigani yamuhamagaye bugira 3, yabonye atitabye ahita amenya yuko byarangiye. Yashize mu mwuka, yafashe video y'iminota 3 ari kuganiriza uyu mukecuru ngo arebe ko yakanguka, ariko biranga. Aha niho uhita wumva neza uburemere bw'urukundo yakundaga uwo nyirakuru. Mu buzima bwe bwite Rugaju Rigani ni umusore uvuga ko kiri ingaragu, nta mugore n'umwana afite, ngo gusa ni ikibazo kigiye gusa, naho ubundi ngo mu gihe kitarambiranye cyane azashinga urugo. Ngo nubwo umwanya we munini umarira mu bijyanye n'umupira yihebeye, ariko ngo anasagura umwanya wo gutirita no kuvugisha inkumi nk'undi musore wese nyine ugeze mu myaka nk'iye bigoye kandi wifuza no gushinga urugo. Gusa nk'uko twatangiye tubivuga ejo mu rukiko bamushinja abana 3, gusa hakanye yivuye inyuma. Mu busanzwe inyuma y'aka kazi ka radio na televiziyo y'u Rwanda, Rugaju Rigani hari ibindi binakora bikanamushimisha. Wakibaza uti se nyuma y'aka kazi ka kasamutwe aba yakoze Rugaju abaye hati?
n'ibiki bindi akora. Rigani avuga ko ikintu cya mbere akora iyo atari mu kazi ari uguhura n'inshuti ze bakaganira bagatebya bakungurana ibitekerezo. Zimwe mu nshuti ze akunda kuba ari kumwe nazo akenshi harimo mugenzi we Faustinho Simbigarukaho ukoresha Ishusho TV na Ngabo Robin wahoze akora Radio 1 bakaba yarabonye akazi muri Rayon Sport. Gusa avuga ko afite izindi nshuti kandi nyinshi zitaba muri sport. Ikindi kintu kandi akora kikamuruhura ngo no gusenga. Rigani ni umukristo ukomeye cyane kandi ubirimo neza aho asengera mu itorero Foursquare. Rero ngakunda kujya gusenga cyane kwa gatatu no ku cyumweru haba hari n'ibiterane runaka akabyitabira. Avuga ko gusenga ngo bimuha amahoro menshi bikamuruhura, ndetse kuri we uyizera ko gusenga bifite imbaraga zo kugira icyo bihindura hahandi ubona byose byanze nta kindi cyo gukora burya kiba gihari. Iyo ubona byakurangiriyeho imbaraga z'amasengesho zishobora guhindura byinshi n'ibyari byarananiranye. We yizerera mu gusenga. Ikindi buriya ngo iyo ari mu rugo nta kazi afite afata umwanya wo kumva no gusoma ibindi bintu bitandukanye na sport. Akaba yareba nk'ibiganiro bisanzwe by'imyidagaduro abandi bakora, akaba yakumva cyangwa se akareba ibyegeranyo cyangwa se amadocumentaire yaba hano mu Rwanda no hanze yarwo. By'umwihariko ngo mu Rwanda akunda kumva ibyegeranyo bya Munana cyane. Ngo aramufana by'indani kandi ngo si umuntu w'ibirori no gusohoka cyane. Ikindi wamenya kuri Rigani nuko kugeza ubu uretse itangazamakuru ari gukurikirana iby'ubutoza. Mu mpera z'ukwa karindwi yitabiriye amahugurwa y'ubutoza aho natsinda zasiga muhaye licence D cyangwa se D mu mwuga wo gutoza. Ni umwuga akunda cyane ndetse yumva azakora, ndetse ngo azakomeza afata amasomo mpaka abonye lisansi imwemerera gutoza hariho hose. Muribuka kandi ko mu mikino ya gisirikare iheruka kuba mu Rwanda Rigani yari umutoza wungirije w'ikipe ya Special Force. Ngayo nguko rero ngaya amateka ya Rugaju Rigani, umunyamakuru w'umuhanga cyane ukunzwe uri kwigarurira imitima y'abakunzi b'imikino ku bwinshi. Ni nanzoreje ikiganiro cy'uyu munsi. Ni Plava, iyi ni Plava TV. Ntibagire gukanda subscribe ndetse akabigira kugira ngo tujye tubana gatanu ku kandi. Naho ubutaha Imana ibarinde. Eric Radu, umuhungu w'Abanyarwanda, garuka ubasezere. Mwaryohewe, murakoze cyane. Reka duhure muri video itaha kandi mwibuke gukanda subscribe kuri uyu muyoboro. Ciao ciao.